no kwigisha urubyiruko mu gukoresha ibijyanye n'ikoranabuhanga, akaba ari amahugurwa nakuyemo ubumenyi bugiye butandukanye, aho twabashije kuba twabona introduction kuri computer, tukaba ari amahugurwa nabashije kuba namenya platform nakoresha mu gushaka akazi, ndetse n'uburyo ki nabasha kuba nayakoresha muri business yanjye. Hari itandukaniro rinini cyane kuko ubumenyi mu ikoranabuhanga twari dufite bwari hasi, twabashije kuzamura ubumenyi binyuze mu kumenya gukoresha computer, gushaka ama website wabonaho akazi no kwihangira akazi ukoresheje ikoranabuhanga. Akaba yaramfashije kumenya byinshi, harimo ama platform nakuraho amakuru ndetse n'uburyo nakaprayingamo. Icyiza nakuyemo gitandukanye n'icyo nari nsanganywe, nuko hari ubundi bumenyi buhambaye bampaye nzakoresha muri ubwo buryo bwo gushaka cyangwa guhanga imirimo. Ikintu nabasaba nuko bakagura ibikorwa, bakongera amahugurwa. Dumwe mu bagiriwe ayo mahirwe yego, ariko hari abandi bayifuza mu tundi turere. Nasabaga rero company yabo ko badufasha bakagura ibikorwa byabo bajya no mu tundi turere. Nkaba ndi umwe mu rubyiruko rwitabiriye amahugurwa ya Job Desk yabereye mu kigo cy'urubyiruko cya Rwamagana Yego Center. Ayo mahugurwa akaba yaragamije kwigisha urubyiruko mu buryo bwo guhanga imirimo ndetse n'uburyo bwo gushakisha imirimo binyuze mu ikoranabuhanga. Tukaba twarigiyemo ibintu byinshi bitandukanye bidufasha mu guhanga imirimo, ndetse tureba n'imbuga ama social media twakoresha kugira ngo tubashe kumenya aho dukora amakuru. Urugero twavuga nka Mifotra, twafunguye ama account nka LinkedIn n'izindi mbuga zitandukanye zijya zidufasha mu kumenya amakuru ndetse n'imirimo iri ku isoko. Ndashimira akarere ka Rwamagana katekereje ku rubyiruko bakadutegurira aya mahugurwa. Nkashimira partners na ICT yaduhuguye aya mahugurwa. Nshimira n'abayobozi ba Yego Center. Icyo nasaba nuko aya mahugurwa ataguma muri aka karere ka Rwamagana, yazagera no mu tundi turere tugize igihugu. Nitwiyamuremye Eric, nkaba ndi umuyobozi wa Pi Square. Ni izina riri scientifique ariko yo turirambuye ni partners ni ICT. Nkaba ndi gukorera muri Yego Center mu karere ka Rwamagana, kikaba ari ikigo cy'urubyiruko aho dutanga serivisi z'ikoranabuhanga. Ubu rero muri uyu mwanya dusoje gahunda y'amahugurwa ya Job Desk ndetse na Digital Literacy, aho twafasha urubyiruko rwarangije kwiga kaminuza ndetse n'urwarangije kwiga secondaire mu myaka yahise. Tukaba turi kubafasha uburyo bashobora kubona amahirwe y'akazi cyane cyane biciye mu ikoranabuhanga. Aho ngaho navugamo nko gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bukwiye, ndetse no kumenya ama website amwe namwe bashobora gukuraho amakuru y'akazi. Muri aya mahugurwa rero bigiyemo byinshi kuko hari hateguwe ko bagomba kumenya gukoresha computer mbere na mbere, kuko ikoranabuhanga ni ikintu gikomeye gisa nkaho kiri gufasha cyane ku isoko ry'umurimo. Byakubitana no kusanga aho bize ku mashuri bataragize amahirwe kwikoresha uko bikwiye, so bikaba ari umwanya mwiza bagizeho kugira ngo bakoreshe ikoranabuhanga. Nubwo twavuga guca mu ikoranabuhanga, twavuga se nibyo koko biciye mu ikoranabuhanga, ubonye amakuru, ubonye aho hari akazi, ariko se ufite ubushobozi bwo gukora ako kazi. So twaberetse rero ko hari n'ibindi biri imbere byinshi bibategereje bashobora kutabonera hano ariko bashobora kubonera n'ahandi. Twabahuguye gukora umurimo wari wose, ko iteka ushobora gutangira ku murimo muto ukazabona umurimo munini. Ibyo byose ni ibintu twagiye tubabwira. Nka Pi Square rero cyase partners ni ICT,
dufite gahunda nyinshi turi gutegura cyane cyane ku rubyiruko rwa Rwamagana, ariko bidakwiyeho n'abandi bashobora kudukenera ko twafasha. Turabafatanyabikorwa b'akarere ka Rwamagana, ariko n'abandi bose badukenera turahari. Turashimira akarere ka Rwamagana kuko kagerageje kutwumva ndetse kaduha urubyiruko. Iyi ni intake ya kabiri, iya mbere yararangije, turimo turategura certificate zabo n'aba ngaba nuko nguko. Rero turifuza ko kuko nk'uko twitwa inshuti mu ikoranabuhanga dushobora gufasha abantu b'i Rwamagana ndetse n'abandi bose babyifuza kuba abantu bakoresha ikoranabuhanga. Ntago ari urubyiruko gusa, even turushaho no kujya muri community tukajya gufasha abaturage kumenya gukoresha like services z'irembo, gukoresha mbega ibintu bitandukanye bibafasha mu buzima bwa buri munsi. Ndashimira cyane akarere ka Rwamagana nk'uko bisanzwe. Ndashimira urubyiruko dukorana hano mu buzima bwa buri munsi kuko ruradufasha cyane cyane abakora mu bijyanye na photograph na video maker, kuko baradufasha cyane mu gusharinga amakuru tuba twatanze, bigatuma abantu baplayinga baba benshi, kandi natwe bikadufasha kuzamura izina ryacu. Nkaba rero ikintu nasoza ntasabye cyase nka recommendation, Minisiteri y'Ikoranabuhanga, Minisiteri y'Uburezi, ama NGOs, imiryango itegamiye kuri leta yose igamije guteza imbere urubyiruko, ko yaza badusura muri Rwamagana nk'urubyiruko ruri gufasha urundi rubyiruko. Ntago ari twe twenyine, hari n'abandi tugomba gufatanya, sibyo? Kuko ntekereza ko aka kanya twatangiye dutatanye, ariko tumaze no gukora ihuriro noneho rishobora gufasha, bikadufasha kugera ku bantu benshi. Rero ndumva ari ikintu giteye amatsiko kuba nk'ubuyobozi bw'igihugu, ubuyobozi bw'akarere badusura bakaza bakareba ibyo dukorera hano, kuko ni ibintu byiza, ariko mu by'ukuri bikenewe gushyigikirwa n'abantu batandukanye kugira ngo tubashe kugera ku nzozi.